Baby, Sheri, hi. Ese ko mbana wishimye? Ibyishimo biranditse. Ndishimye cyane. Noneho. Inkuru nziza, nyikubwire. Iyihe? Natorewe kuba umuyobozi mukuru w'umudugudu wa Karabaye. Iyi Karabaye ngiye kuyirya. Ubu noneho uzajya kumbwira ngo uri kwiyamamaza nkajyawe ni bimwe byawe. Oya, njye nabishaka imbaraga ngenda ngabateka imitwe ngabakubita. Akaboga. Karyari? Kaburi nimugoroba na saa sita yose. Baby tubibyirire. Cyane nanjye kugira ngo akaya nazongera kugutuka. No honestly, urabaye umugabo. Umutware. Gwira tugaceze ndiyibutse ko nakabyina. Nawe ugiye kujya ntwara uri umutware. Nusanse. Wow. Oya baranabyibaje se. Tusubiremo. Ndibuka ukiri umukobwa bwabo kiraga kwaza gutya. Wari unanutse rega. None ubu. Wow. Uribuka undeba mu maso kiraga kobwa. None warabyibushya. Umva kubwira. Totangira kumva ikintu cya mbere umva soye. Harya meza ngahe? Oya mama. Gwizwe n'amake, n'amake. Yenda twica ibigambo bisha. Hey baby. Yego mana yanjye. Umva. Ubundi madamu nde? Madamu nde? Mudugudu. Madamu mudugudu. Umva. Ntacyo kubura. Twaya tubyuka tunywa igikoma. Bimwe bavuga ngo umugabo ngo nta gikoma kwiye. Ubu nta gikoma. Ubu ni icyayi, umugati. Tubyukira imishyushyu yani by'ibinsiwe tukureho. Abaturage ngiye kubateka umutwe. Ubu none wasizongera kugutuka ngo urimbwa ugiye kujya mvuga kuri umugabo. Uretse ngo agakado wowe. Kado? Ese kado. Koko mana yagezweho n'amagado. Ibisanzwe none iby'ubu. Akado. Natsinze ngomba kuguha agakado. Sheri. Ibi ni ibiki? Iki se? Ibishubataye niyo kado wambwiraga. Ave, akose Sheri ntabwo twabaho tudatungana. Oya humura njyewe ndahari. Ibishubataye. Ibi babyita mushubataye byengera iki? Umwana buri muntu harya nameza angahe? Nise umwana wanjye azavuga ari umushubataye. Ugomba guteta rega. Ugomba guteta. Uyu ufite umugabo ufite iki? Ufite byose. Right? Yes. Hanyuma rero ndahari ku bwawe. Ubu buri saa sita akaboga. Zerekejwe n'iki? N'igikoma. Kira kitu. Zatuma igikoma. Usukira umugore woroheje. Inyama. Ako rero nawe ugomba kuzabyara umeze neza. Urabona bifatiye bagera. Uyu mudugudu ngiye kuwuteka umutwe. Abaturage mbakusanye mbateka umutwe. Rero ugomba kutazajya usiba inama umuganda aho umuntu yapfuye. Oya Pamarisa ubizi se. Hanyuma rero tujyana kuvumba. It's okay. Ariko rero azarongora abagore utakoye. Oya. Abiza abayoba mudugudu. Ibyo uzabitekereza. Ahubwo reka nze nkwereke. Hakwizike yawo. Subiza uko ngiye nsanzwe nzi ngo wase ntabwo ubizi. Zisanzwe uriya. Ntabwo zisanzwe. Ariko kazi bishobataye. Ariko mwana wanyangwa y'igike nikonereta. Wanaki. Wenda ndabyishimiye ko abaye mukuru w'umudugudu wa Karabaye none mudugudu wende. Unza nambara cravate buri gihe uko bishoboka byose ni kote. Aga makoti yanjye ndajya kuyogesha njye nyuzaho ubu nuko. Ndakujyanira. Unavyo kwambara ishati. Ndashyira tugira ya misi. Kubateka imitwe nkayo bakuramo kabisa. Tukabaho neza. Kubaho no guteka. Uzabanga ufite umugore w'igisambo. Ijya kuri ibi bishobataye bawanzaniye. Oya ni kugira ngo wowe mu nda umwana amererwe neza. Ibintu babyita mushubataye. Harya amezi atatu arimo. Yarare. Yego sha. Ugomba kunzana ibi ubura kunzana ibikomoka ku matungo. Rero kamuzana akazingo nanutse. None dero ukuntu usigaho ngana we. Okay niwe tutarengera. Hanyuma n'ibyishimo ni byinshi. Hanyuma wenda suburyarya pe. Nubone ndi gukora ibi byose ukigiye ngo ari impamvu. Ndakwinginze nguriza amafaranga kano kanya. Tangiye kandi amafaranga yo gukora iki? Soba mu mudugudu wa Karabaye. Oya rezo ubu nibwo nyitangiye wundi umuyobozi birumvikana. None muri kanya gashize urumva ninangira nzahatanya gusubiza nta kibazo. Urumva kwezi kumwe. Nayiki. Sha nagacupa kamwe. Rwose mfite cyaka. Bana mvuye mu matora ibiki. Ega nanjye nakotaba nagize. Wowe nguriza make. Abari zikazo suje nyihesha kugira ngo. Make naho agacupa kamwe gusa ngerekeye hano kwa Muroko. Ntukarenze. Ntago ngarenza pe. Ngira. Ndemesha koshi yanjye. Okay. Asante.
utu twose nurye kuraho yewe ni ukuvuga ngo umugore wanjye yanguriye akantu yambwiye ngo mfate ngo agacupa kamwe urumva ngo mfate agacupa kamwe ariko nakagize namwibye ibihumbi 100 urumva ibihumbi 100 nibyo namwibye naranyica ahita ntwara ntakenera kugira wigire ikibazo ibihumbi 100 nibyo namutwaye njye nagize ngo umva kwanza first of all ndumva ndashaka ahantu hari toilette iragana hano nta kibazo toilette iragana hano nta kibazo toilette hano okay umugore wanjye urumva yamaye 5,000 byo yambwiye ngo mfate 5,000 byo so njyewe namwibye 100 none aranira aranjugunyaje amabati umva ariko hariya toilette y'iwanjye ni ubanza ari hano hari ni hano da toilette y'iwanjye okay ni hari ntabwo nabyibukaga toilette okay reka nyare ukabisa wumva ikirere ni danger sibyo reka nyare nari mfuye wari kuwapfiriyo nakuvana mu kabari nyara nta kibazo nyara nayimfuye nyara urangize nta kibazo inkari zazinyishe nanyweye inzoga nyinshi reka genda nashaka kunyara nari mfuye sinanubwo urarangiza wowe ngiye kurangiza nanyweye inzoga nyinshi ndagera hese ko numva nasanze cyane ahubwo ntabwo ngerayo ibi ni umutwe uretse uyu ni nde ni sheri nawe ruri toilette uko narinzi ko ntabwo nawe ruri toilette mana nyine mubwiye ko muneza buretse iki ni iki ndi kurota cyangwa ni umukino basihangane ntabwo narimbiye ako jari ako mane wimbe umugabo w'ishyano ikiri Yesu we twasinze rega ibintu nkoze unyaye mu mutwe ninde unyariye muri mwe uyu nguyu yaranaha agutaniye ndebera ko nakubwiye ngo ufate amafaranga 5,000 byonyine nibyo byakugize gutya cyangwa amafaranga yanjye wayamaze njyewe reka nkubwire buretse ntabwo narinzi ko njyewe narinzi ko ndi toilette hanyuma ndi umukuru w'umudugudu ubu ngubu wa Karabaye amafaranga nzakwishyura nagutwaye 100 ariko reba ukuntu wanyariye mu kanwa wanyariye amaso wanyariye ahantu hose amafaranga yanjye wayamaze kuja ntabwo ibyo bizongera buretse n'ukuri ngende kutana nawe banza igisebo ubundi se wamuzanaga hano wabonaga ingi yari yasinze nsaba kumutaha Imana banyariye ku buriri ntabwo ibyo ntabwo nabimenye ntabwo bimenye umva buretse agera yose nyine winyifatisha ariko niwe waziwaye nkubwira wanywaga nyinshi nk'ubwanigabanye unywa inzoga zingana gute kugera ubwo uza mu buriri ukaza unyara mu buriri urumva ntabwo namenye ni ikibazo mureke kurwana urabona we no mu mutwe hose amafaranga nzayakwishyura inzoga zabiteza inzoga zituma umuntu munyara siko no mu kanwa amafaranga nzayakwishyura mwabigejejemo amafaranga nzayaguha yanyweye nyinshi mubwira ngo nanywe nkeya yanze kunyumva amafaranga no kunyara hejuru bihuriye he icyo cyo kibazo ngande ujye mbura mundane kumara humura nabaye umukuru w'umudugudu wa Karabaye ubu ejo nzaba prefe humura none ejo bundi mba umukuru w'umurenge ibyo nibyo bituma uza kunyara hejuru washyano ihangane ngwino ngutware kwa muganga basi uyu mukobwa niwe wanshutse inzoga ntabwo nzongera kunywa inzoga ariko mana
ntabwo nzongera kunywa inzoga ihangane njye kuzajya kukurogoza wararazwa habigeze ndumva kuramba ibyo ntabwo bizongera njye ndumiwe ndumva ibintu biracanze binandenze ugezeho kuza kunyarone niryame ihangane mugore wawe uri kunuka inzoga ni kunuka iki se nandakunda nuka iki kunuka si wowe unyaye hejuru niba utananeye ntabyo namenye tugenda kuzana uwo moto umwoze reka mbwira umukozi ntabwo ukurura imisatsi yawe ubu kurwana ni bibi nirwana ubundi nirwana genda mwirwana mupfa ubusa twakunyayo reka tuzane reka twigendere reka njye kurya mu kindi cyangwa genda kuki waje mu cyumba cy'umukozi tujye mu cyumba cyacu